umuntu wese wambaye umupira uhindurije suko yabuze ubwenge. Ahubwo hari n'igihe wambara uhindurije kubera ubwenge banahangara abamanager banyu. Ibi bintu by'uyu muziki mukubona bigana he? Ariko njyewe nta ruhande njye mba nkunda kubogamira. Ibintu byabo nibo babizi. Ni ngombwa ko tubimenya. Oya. None ko twabimenya. None tubigenze dute? Okay. Ibyo showbiz yarakuze. Sibyo? Kuba yarakuze hari gukura neza hari no gukura nabi. Sibyo? Hari gukura ufite intego runaka. Hari no gukura showbiz yacu ubu ngubu nakubwira ko 50% yakuze neza. Iyindi 50% yakuze nabi. Gute rero? Ukambara ubusa ukambwira ngo uri gushaka views. Kubwambaye mbubonye. Kubwambaye mbubonye. Ejo uzambara iki? Uzagaruka wongera ubunyereke naburangije zikuraho uruhu. Nisetseka. Twakomerejeho na ninjoro. Ninjye waremye ukwezi, kwira bibaho, gucya bibaho, guseba bibaho, gukubitwa bibaho. Nk'ubu nguteye urushyi ni ikintu gishaje. Kwambara umupira umeze gutya bibaho. Yes, of course, come to your paper no fake of course king of voice no ambassador for upcoming artist mtoto wabutamwa na ngenda talkative tutaravuka buti nyubwite finish kuri magique wanda wavuzwe mu byahesho baberaho hit yo terezuba nyita inshuti y'aba boss nyita ijwi ry'aba diaspora mumeze mute. Uyu munsi wa none rero ntago naje mu kiganiro ndi nyine ndi kumwe n'uwita Ama-G The Black cyangwa se ababyeyi bakunze kumwita Mani ariko ngunda. Ariko se ngunda noneho ibyo bije gute ko tuzi ko ari Hakizimana Amani? Nibyo mu babyeyi nibyo mu babyeyi se mu babyeyi ariko muri filime. Oya muri filime ni ngunda mu muziki Ama-G The Black mu babyeyi Hakizimana Amani. Yes. Meze te sama abantu benshi ndakeka ko bahise batungurwa bavuga bati Ama-G The Black no byamugendeye gute ko yambaye umupira impindurize? Ni kampani wanze kwamamaza bihagaze gute? Nibyo bateganyirijwe. Hari ukuntu rero abanyamakuru ujye usanga ngo kenshi na kenshi cyangwa se abahosta dore ko abantu benshi baje muri uyu mwuga basigaye banabivanga. Turaza kubigarukaho kuko already abantu bose bakora kuri YouTube cyangwa se abahosting abantu ntago ari uko bivuze ko ari abanyamakuru. Byo turaza kubigarukaho. Ariko nanone hari uburyo bahita bavuga bati Ama-G The Black yambaye umupira awuhindurije. Undi muntu akahita amanuka ati Ama-G The Black yadusezanye filimi ntari kwitwereka. Wababwira iki cyangwa se wabisobanuraho iki? Ko numva nshaka kuvugisha ibikorwa kurusha amagambo. Umuntu wese wambaye umupira uhindurije suko yabuze ubwenge. Ahubwo hari n'igihe wambara uhindurije kubera ubwenge. Bishatse kuvuga ko se muri content yawe yenda nambaye yo mu kazi kubera kuba muri gukina filime cyangwa se muri abo bantu rero bajya bibaraguzwa ibintu ugasanga ari kwibaza ikintu ariko already arakize wenda ntago ari ibanga. Nasanze mu murakina filime abita ngunda, nabonye n'abandi basitari byamamare byinshi byagiye bipostinga coming soon nkuko wagiye bibamenyereza mu biganiro byawe uvuga uti ngewe ejo bundi nzaba ndi gukubita ngunda hanze kuko abantu benshi bari bayitegereje bakubaza se ngunda wayishyize ngunda nta mafaranga arimo. Nanjye ibyo bibazo ni mu bantu babikubajije ubundi ni ukubera iki wongeye kugarura ngunda mu maraso mashya? Ngunda ni filime abantu benshi bakunze ku giti cyanjye nza kuyigiriramo ibibazo bikomeye ariko bimbera n'isomo. Ubu rero ntumbone gutya ndananiwe pe ntago nakubeshya. Abanzi baranzi ijwi ryanjye babizi bararizi ariko babantu bayikunze kugira ngo babonye trailer narebwe abantu barebye stati amagambo bagiye. Reka nkwereka akantu kadanje muri comment z'abafana bagiye bayakira muri trailer muri sindavuga ndiko ari bose ahubwo. Ariko ndabona amagana bagiye sharinga ahantu henshi hatandukanye. None se Ama-G wenda nk'abantu barimo kumva iyo film igiye kugaruka kandi barakomeje kugenda basezeranya ni iki cy'umwihariko kirimo bagomba gukomeza kwitega? Okay, ngira ngo nababwiye ngo yambereye film abantu bakunze ariko imbera n'isomo. Kubera n'isomo kuvugurura ibintu bimwe na bimwe. Mbere ngira ngo urabizi hakinaga umuntu ari umuntu umwe shooting urugero ariko ngira ngo kuri tele wageze abantu bari benshi kabisa usanga
kamera ari urujya n'uruza. Hari uburyo nabonye abantu bakubona wambaye kamambiri cyangwa bodaboda ngo uri kuva mu cyaro ngo uri umuntu wo mu cyaro, umuntu akahita avuga ati se uyu muhanzi ni wa wundi njya ndeba kuri televiziyo, ni wa wundi njya mbona kuri YouTube, n'umwe njya mbona kuri Instagram utwika. We guca muri rubanda wisanishije n'abantu b'abakene cyangwa se abantu wenda badasirimutse, reka bifate mw'ubwo buryo, weho nyine izo mbaraga uzikurahe? Njyewe ndi umuntu kandi nabanye n'abantu bose muri rusange, no kugira ngo iryo zina uri kuvuga ngo Ama G The Black rigerweho byansabye kubana n'abantu, nyine ukamenya situation y'abantu, ukamenya kuganira nabo, ukamenya uko inzara iryana, ukamenya uko guhaga ukanijuta bimera, so nibyo ngibyo. Hari uburyo nanone nabonye wahindurijemo umupira, ariko nza gusanga mu bihure n'abakaragiteri n'abagitere benshi hano mu Rwanda, urangiye uvuga ngo abakaragiteri kandi ntabwo ibyo kwa kundi umuntu aba yahize amashuri makeya ugatangira kuvanga indimi. Wowe ko wavuzwe mu byahishuwe ubwo ni ikintu gishyashya waba uvumba. Urumva nyine nkabamenya wenda urugero, nawe afite agakoryo ko kuba yahindurije umupira. Ngunda nawe afite agakoryo ko kuba yahindurije umupira. Noneho utekereza ko uvuze bamenya ukanavuga Ngunda, noneho ntuvuga abantu batayihindurije, abatarahindurije umupira na papa sava baba. Abantu benshi ntago ubusoko nkuvuge. Oya ntago ari ngombwa kumvuga, ariko buri wese yifite karakteri ye. Yego. None se bwo ntimushobora gusanga wenda warabonye ukantu gatwika kavuga ati nanjye nza. None se kuki ntatwika? Nimba naranakabonye usibye ko atari nabyo. Kuki umuntu atakora ibintu yumva nyine ibiri muri mindset ye. Iki kiganiro rero ngira ngo wenda bamaje kwimenyera, twe twinjira tugira tubaza ubuzima buraho busanzwe. Yego. Ariko tukaza kugira muri wa mwanya wo kugira ngo duhindure ibintu bishyashya. Ngira ngo ibintu biba byavuzwe kuri social media twaje tubwira abantu ko tugomba kuza tugatera comment uko tubyumva, bitavujije ko hari undi muntu ushobora kuza gatera comment ku ruhande rwe. Ariko nabo uvuza ko kantu nibuka interview nabonye mu kanya fata ku mavuta arimo kugenda asa nk'umuntu urimo gusubizanya n'umuntu bita nyiri wa nane mu nyiri 155 nane, ahubwo ngende kuvuga nyiri country record. No puja abantu bamaje kumenyera benshi kuba kurabiza imbere ntago ajya gatwika, uretse ko indirimbo y'abantu benshi barayimenye, indirimbo yarimo kuririmba ibintu bijyanye no kwirinda sida. Ariko none ngira ngo mu bijyanye no management yatangiye kuvugwa cyane no kuri social media twika, aho hazi amatiku yabo na 155 am. Fata rero, fata we wamubonye gute? Yaje asubiza none akajya anashaka kumvikanisha karengana kari wa muntu ushobora kuba wenda no puja yaramurenganyije kumujyana muri RIB, burengo yamujyanye no muri RIB, urumva? Nkanashaka kumwirukanisha ku kazi, yahumvisha amatiku nkari ya muri showbiz nk'umuhanzi cyangwa se nk'umuntu nyiri ugenerwa ibikorwa, kuko ntekereza ko buriya abanyamakuru wenda mu bashyira indirimbo akarimwe babazi promoting, ariko nabo basigaye bitwikira ku rundi rwabo babonye ko babivuyemo, basigaye birwa noneho banahangara aba manager banyu. Ibi bintu by'umuziki cy'umukona biganahe cyangwa yari yashusha afata ku mavuta uburyo yireguye kuri social media babonye gute? Ariko njyewe nta ruhande njye mba nkunda kubogamira ibintu byabo nibo babizi. Ni ngombwa ko tubimenya. Oya. None ko twabimenye, none tubigenze dute? Iwanyu mwariye? Twariye. Ubuze ni ngombwa ko abantu bamenye ko mwari. Ubuse abantu babirebye bo batari. Abantu batari nyine ko mbabwire ngo bihangane. Ariko niyo naba ntariye narya hano kuri Ama G The Black official. Nta kibazo pe. Bihari warije twasangira buryo cyambere no gusangira. Nese Ama G biriya bintu wo bibona gute? Biriya bintu usanga nyine abantu uraje hano utangiye kuvuga ngo byagenze gutya, ugasanga mutanye no kugira mwinjira abantu ngo we ngo urabizi ngo uzajye ngo mu Nyakabanda ngo hariho ngo ikirego cyawe. Nese ibyo ngibyo none se urajya mu Nyakabanda kureba undi muntu urajya kureba iki? Ikirego ngo mfata ku mavuta avuga ngo azajye ngo no puja ngo yamwise ngo niba ari umwambuzi, no puja ajya kumurega ati ngiye mfite fact, ati uzagende ku murenge uyu hari ikirego cyawe. Ibyo simbizi ariko ubwo byatugezeho ubwo turabimenye. None se dusibye no kuri ibyo ngibyo
tukagaruka kuri aya ma YouTube channel usanga tuza tukavuga ibintu none ko bikarangira tubikoreyemo ikigize icyaha nimvuga ngo ibigize icyaha nta munsi batadushishikariza kuvuga ati mukore content zifite ikintu zifasha abanyarwanda mukore content zitarimo ibintu bigize ibyaha wenda ibyaha ni wabyirinda kuko ushobora gushiduka wakoze icyaha ariko hari n'abantu usanga babikora icyo bita insubiracyaha ugasanga umuntu gukora content y'igishego barakibujije ejo aragisubiriye rero turi rwari amacano urabona ninde barenganyije first of all ntawe sure ushingiye ku kirero nshingiye kuko nyine ukuntu buranje wonje kwinjira muri ibintu bya YouTube channel byo gukina ngunda no kwirinda kujya mu yandi macano ko wavuga ibintu kuri channel runaka bishobora kuba byagira icyo cyaha kandi noneho urabizi ntabwo twese tuzi amategeko ugasanga wenda wavuga ikintu itegeko rikakugonga hari n'abagiye babikora komsa bishatse kuvuga ko weho uri kubona ko kabisa biriya bintu utabishyigikiye ibintu bigendanye na content zidafite icyo zitumariye ahubwo zo kurarura wenda abana urubyiruko abantu bari gushaka n'abantu bakururega ibintu bidafite shinge na rugero n'umuhanuzi ariko baza bita ngo ba pasiteri ngo ba profete bitwaje swati niba atigeze umuntu umukozi w'Imana w'ibinyoma akaba yigize umuntu w'umuvuzi ibintu byo kubonekerwa byo no kuza kumbwiriza ibintu ngomba gukora byo byavunana wenda kuri njye keka uri mu cyaha kukubwira ngo icara hasi ibyo birumvikana ariko kumbwira ngo ejo uzabona amafaranga nawe uri kubimbwira ntayo ndetse kukubwira ngo nta mafaranga ngo usengere ubone imigisha yafashe se ayo mafaranga nirirwa akisengera akaba yafite hari abantu benshi noneho abadiaspora agahenze ko nta baba barimo abadiaspora niyo mpamvu uravuze ngo ni ijwi ry'abadiaspora buriya hari igihe babeshywa menshi ugasanga umuntu ari aho ngaho twe turamuzi mu Rwanda ni umuntu winywera icupa ariko akahita yigira pasiteri profete akaza kuri izi mbuga nkoranyambaga ariko nta kibazo yanarinywa da yarinywa se yarangiza agakora ibigize icyaha njye ndi kuvuga abo bantu bajya gukora ibintu nk'ibyo ngibyo nyine yarinyweye ariko yakubwiye ibintu ukuntu ari kugusomera igitabo wakagenda kurinywa ku ruhande akaza hano avuga abwiriza ijambo ryiza uwo niwe n'uriya niwe wundi nawe ufite uburyo bwe none se weho ubundi se reka nkubaze ibyo bintu aba bantu urabashaka iki bari gukora ibintu by'ibyaha bitwikirije imbuga nkoranyambaga uzabarege rero ko bakoze ibyaha sibyo se God sibyo cyangwa se uzi ikintu uri umufatanyacyaha oya bavukoze ibyaha bareba ariko njye ntabwo babikoreye iwanjye atansiyo njye ndi kuvuga ku bantu bigira abapasiteri ariko atari abapasiteri ninde wakubwiye bakaza kuri social media barangiza akabwira abantu nk'umuntu uri muri Amerika ati ngewe kugusengera ni $1,000 abapasiteri uziranyeho na nyiri Kigali niyo zicana se undi umupasiteri ntago bazi kuki utabaha ibiganiro ubundi first of all ngo baze kubwiriza ubutumwa bwiza oya njyewe ndabyorera bakikorera akazi kabo neza bakatubwiriza ijambo rye kubizetse nuko turi kuvuga ibintu bitatureba ubwo se ese we nta muntu urakubwira ngo njyamaji rero njyewe ngomba kugusengera urumva iriya filime yawe ikazatwika ugomba kuntama $1 ntawe ubwo se akabimbwira gute agakwandikira muri comment akakubwira ati musaza turi kuburana narakubuza uwo mu comment rero ntago ushaka kubivugaho muri makeya oya ntago ikintu iyo ari cyiza kiba ari cyiza ntago uzambwira ngo urusenda ngo ngiye kurusengera ruryohe rurasharira cyangwa se ruraryana abantu benshi rero abantu benshi muri iki gihe barimo kujya i Burayi kujya gukora ibitaramo cyangwa se bakajya gukorayo media tour ariko ntago media tour ngira ngo ni Bruce Melody nawe wagiye yapfa gukora media tour abandi benshi bagiye ari ibitaramo
sibyo ibyo bitaramo bagera i Burayi abantu bakaba bafite impungenge nyinshi cyane bakavuga ngo uyu muntu ashobora kuba atazagaruka ngira ngo izo nkuru wagiye uzibona ubu noneho mbere twari tuzi ko wenda ari ibintu bisanzwe murakijya ariko reka mbabaza ikibazo kimwe n'abantu badukurikiye batubwize ukuri ko babyumva kugenda ukabona hariyo ibiryo byo kurya bitwaye ipfa kuba ugiye neza agenda mu nzira zemewe ariko none kuviyora visa se ugira ngo nabyo biremewe buriya kuviyora ubwo nabimenya ne ko ntayungira burya inzara wayinganiriza kuko ayumvishe ariko sosho mwaravuze ngo rajyaherayo ngo mu budage wenda yabuze iti yaragarutse sinabonye sinyarwanda zatangiye kubyandika ngo yaragarutse ibinyamakuru byinshi byanditse ibyo byo ndabimenya none se hari umuntu yari yagiye yibye yaragarutse nyine none se ubuse wowe kuri hano ntabwo uri butahe ugasubirayo mu rugo bakavuga ati Benovi yaragarutse ariko muri aya masaha ntabwo bazi niba ndi butahe bambara bambonye ahubwo ugereye amahoro none sama wowe ugereye wenda mureka tubyita amahirwe cyangwa atari n'amahirwe nk'ubu ugiye gukora media tuwa wenda muri Canada reka tubeseriye kandi biraza kudufasha ni ukuvuga ngo kujya hanze bwota amasimbi ntabwo bivuze kugumayo icya mbere nta bavandimwe wenda ufiteyo icya kabiri ntabwo ufite uburyo nyine bwo kumenyana ngo umuturanyi wanjye ibi n'ibi urumva d'abord urabangamiwe tubyemeranyeho Benovi urugeze mu birwa bya Seychelles hakurya iyo ngiyo kurikirwa wowe ikintu wifuza ni ukumva ko wahageze ariko sinzi ngo nzagarukane nzarya ahubwo ako kantu nzarara neza wakwigumiye hariya hantu ariko nkeka ko abantu benshi icya mbere nabonye ni izina ry'Imana uri naha wanakora ukabaho neza ukabanaho n'inshuti zawe kandi mugakora ibintu bikwiye ariko hano twimenya ko ari amafaranga menshi cyane amani nese ntabwo biza amaji abantu benshi baravuga ngo ari ahantu ngo umufuretsa nkubaza YouTube channel turi kuvugiraho ayo mafaranga ava boss nanjye simuzi none se wayigeze ujya kumureba se oya none se ukuri ko yakorera hasi urumva nyine ni kwa kundi nyine tuba twari ahantu hose umuntu yakorera amafaranga bikagenda neza none se ubuko ndi kumanuka mu giti no kubita hasi nuko wenda voka yimbwe imanuka ihiye nikubita hasi ariko icyo ndi gukorera niki na amafaranga none se nyine okay tukiri kuri ibyo ngibyo byo kuvuga ati twakwiye gukorera iwacu tugateza igihugu cyacu imbere wenda ubwo n'abagenda bagara bafite impamvu zabo nabo bafite impamvu zabo wenda twumvishe ko wenda mu gihe wewe ushobora kugira bwota amasimbi ushobora no kugaruka ndetse ko no kubona ira visa buriya biba binagoye wayishatse se ariko ntago se barayitanga kuko nyine urugero rwiza rw'abagiyeyo ariko ntago twavuga ko n'ubundi byoroshye ko mutera biroroshye nyine ibyo wujuje ibyo bagusaba niba byuzuye uri inyangamugayo uri umuntu nyine uri intellectuel uzwi mu bintu bigiye bitandukanye barayiguha kuki se uvuga ngo byaba bikomeye hano uko nzi ko abantu benshi iyo bazibonye bashima n'Imana by the way wenda we ntabwo ugera mu icacu abo bantu rero batanga nyine nibyo nakubwira abo bantu baba bafite ubundi buryo barimo barabyumvamo reka twikomereze ndagira ngo wenda kuki tugishireho umwanzuro kuko ibyo byose twabiturikije ku bahanzi tuturutsa wenda ku matiku yabo bafata ku mavuta n'abandi ariko njye ndi kwibaza ubundi showbiz yo mu Rwanda uri kwibona muri hejisho mu gihe ibintu byose bikomeje kuba gatogo gutya buri wese afungura tubica nakajya kubwira umuntu amagambo asa nkahamusenya ibyo showbiz yarakuze sibyo kuba yarakuze hari ugukura neza hari no gukura nabi sibyo hari ugukura ufite intego runaka hari no gukura showbiz yacu ubu ngubu nakubwira ko 50% yakuze neza iyindi 50% yakuze nabi gute rero none se niba umuntu yicaye akirirwa ataranga undi muntu kandi na bose bari gushaka ibirayi ibyo navuga ko biri muri 50 yakuze nabi yakuze neza rero nimba mbonye Meddy agize views miliyoni 70 miliyoni y'abasaba barayigize
ibyo nibyo kwishimira. Sabe nimba afite miliyoni ni ukwishima. Emile Sare hirya muri Canada ibyo nibyo kwishimira. Ariko umuntu ushaka kumusubiza hasi yari muri wa mwanya wa showbiz yakuze nabi. Hari uburyo rero njya mbona mu Bugande cyangwa se kwambara ubusa ukambwira ngo uri gushaka views kubwambaye mbubonye kubwambaye mbubonye ejo uzambara iki uzagaruka wongera ubunyereke naburangije azikuraho uruhu nisetseka none se ubwo urumva azaba asigaje kwambara iki niyo mpamvu rero muri monte yo muri ibi bintu bya social medias ndi gukora ibintu bifite icyo bita continuity straight biri straight biri ku murongo. Continuity ni igiki? Ni ikintu kigenda nyine kigaruka ni story ikomeza. Yego iyi minsi uri gukora ibintu bifite continuity. Yes wabibonye niyo mpamvu se turi gukora amajoro ubwo nawe wari mu continuity mu gitondo twakomerejeho na ninjoro. Ninjye waremye ukwezi kwira bibaho gucya bibaho guseba bibaho gukubitwa bibaho nk'ubu nguteye urushyi ni ikintu gishyashya kwambara umupira umeze gutya bibaho. Bishatse kuvuga ko ibintu byose biba bifite impamvu. Yes. Nese amaje tugenda tugana ku musozo nayo ibintu tu hari uburyo unabonaga wenda mu Bugande ukabona i Burayi barimo barakora beef ariko bakazibyaza amafaranga. Ariko naho i Burayi ho njya numva ngo abaraperi bo baranarasana by the way. Urabona mu Rwanda ko bari mu matiku nabona kurasana bari gushaka amafaranga bihagaze gute. Noneho mbere yuko icyo kibazo tukivugaho hari abantu bakuru baba badukurikiye. Mbere twebwe gukora indirimbo uvuga ku wundi babyitaga ngo ndi kumurasa. Sinzi nimba uri kubyumva. Ndabyumva baraperi usubiza umuntu. Ubu ngubu hagezweho ngo gutwika abantu babazi ko nyine ari ibintu nyine gutwika uri kubyumva amen. So ubu rero ibyo bintu by'ama beef bagiye babikopera cyane hirya no hino. Bishatse kuvuga ko bagiye babireba bagashaka kuzana iyo mico mu Rwanda kwigana. Ubundi baravuga ngo traduire c'est trahir. None se bo muhungu twagakwiye gukora ikintu ariko ikintu kiba ni ukugora abafana mu mutwe no gutekereza no gukurura amakuru ko ibyo bintu koko ari byo. Ubu se uyu mupira tuvuga senezo wazibonye bafata mani nkunda ko kazina vuga ati nkunda ko kazina amani amahoro. Hari abantu bavuga ati se uko nkweretse sene iyi interview kuri kumbona bavuga ati yo hari abantu bahita bakugirira nimu ariko icyambere nuko ubutumwa uri gutanga bugera ku bantu. Amajije reka tugushimire rero kandi tubabwira ko filime vuga ati amani reka tugushimire twizere ko filime yacu tuyibona vuba. Wowe warangije kuyibona mbere wayibatanze. Nayibatanze mba ndi kuvugira abafana kwa gataho ngaho. Hano ni famille hano ni sawa cyane kandi tunababwiye ko kabisa mukomeze mukurikirane channel y'ura muhungu bamwita yatumutwikira dore yakoze afite Kigali News cyangwa se TV na Majid the Black Official na View Nation. Ariko mbabwire ngo niba muri gukora content zo guharabika kwambara ubusa gukora ibikozi bigize icyaha ubwo ntago ndi kumwe namwe. Ciao.